tubanje kubasuhuza gukunda umusanzwe mudukurikira kuri Gitangaza NTV. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana kugira ngo atugezeho ubutumwa bwiza, icyo Imana yamutekerereje akigezeho ku bantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV. Ni umuhanuzi wahawe n'Imana kugira ngo aje atugezaho ijambo ry'Imana, haba mu by'Imana yamutekereye, haba mu ijambo ry'Imana. Ibyo byose arimo umwuka w'Imana. Namwe mudukurikiye turabashuhuje, tubakunze, tubikuye ku mutima. Amahoro y'Imana abane natwe. Twabasabye mu buryo bwo kudutera inkunga ko mwaje mukora subscribe kugira ngo ubutumwa dushizeho buje bubageraho byihuse, kandi tubasaba kudukorera share, kuko iyo uhaye abantu nga 20 share, Imana iguha umugisha utagabanije. Iyo ukoze na like kaba karusho. Niyo mpamvu tugomba tuzahorana namwe ng'abantu dukunda umurimo w'Imana. Mukozi w'Imana turakwakiriye, ni karibu. Murakoze cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana riri kubwira ubutabazi kuri Yesu mu izina rya Yesu. Nitwa Habiyambere Jean Paul, ngororero mu itorero rya FCR Paruwasi ya Kimitoni. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana 2 b'abahungu, kandi uko mbona niko n'abahungu banjye bameze, turasa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dusome Zaburi ibice 40, ibice 41 ku murongo wa 12. Ari kutubwira ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, ni uko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha, kandi njyeweho unkomereze gukiranuka kwanjye, kandi unshira imbere yawe iteka ryose. Amen. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Uwiteka Imana Dawidi. Aravuga ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira. Haleluya. Uwiteka arakwishimira, Uwiteka arakunezerewe, Uwiteka aragukunda, Uwiteka aragushaka, Uwiteka akeneye kugendana nawe nguko yagendanaga na Dawidi. Reka buretse mubwire, hari ubutabazi ku buzima bwawe, hari uwo kugutabara, hari n'uwo kukurengera. Dawidi ari mu ishyamba abitekerejeho neza, aravuga ngo iki nicyo kimenyesha yuko Uwiteka we unyishimira, ni uko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Reka ngubwireho kimwe gitoya. Dawidi ajya mu ishyamba, bakuru be bumvaga ko bamutaye, bumvaga ko amasezerano ye bayatesha agaciro, bumvaga ko umugambi kuri we bawucisha bugufi. Ariko Uwiteka amurerera mu ishyamba, ari no kumutoza umurimo. Dawidi asubije amaso inyuma, atekereje ku byamubayeho, abona kuvuga aya magambo, aravuga ngo iki nicyo kimenyesha yuko rwose unyishimira Uwiteka, ni uko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Ibi bishatse kuvuga iki? Dawidi yaba mu ishyamba agaherayo, isezerano yahawe n'Uwiteka Imana niryuzure. Umwanzi we yari kuvugiza impundu kunesha, yumva ko ibisubizo bya Dawidi bifungiranije rwose. Hari abafunze ibyifuzo byawe, hari abafunze ibisubizo byawe, hari abafunze ubuzima bwawe, ariko uyu munsi ndakubwiye ngo Yesu arabufunguye, Yesu aragutabaye, Yesu arakurengeye, Yesu akugiriye neza. Usomye hari umuririmbyi waririmbye neza, arangije aravuga, umuririmbyi wa 81 mu gushima Imana, aravuga ngo tega amatwi wumve ijwi rya Yesu, arakongorera rwose, akwinginga ati wemere ko ngurokora, ninjye mucunguzi nitwaza. Amen. Uwiteka arakongorera, araguhamagara, aragushaka, niwe mucunguzi ku buzima bwawe. Hari ibyakunaniye, hari ibyakunanije, hari ibikugoye, ntabwo wabyishoboza rwose. Emerera Yesu abe umucunguzi ku buzima bwawe. Ni nayo mpamvu uyu muririmbyi yabivuze anezerewe, aravuga ati ye mwemerere ko
ngo urokora, emerera Yesu akurokore, emerera Yesu akugirire neza, emerera Yesu agukure mu ntambara, emerera Yesu agukure mu makuba, emerera Yesu agukure mu bigoye. Areve satotayi, emerera Yesu azabane nawe mu buzima bwawe. Yesu aza kurengera rwose. Yesu ashaka kurengera benshi. Hari abaheze mu bitaro, si uko Yesu yabibagiwe. Hari abaheze mu mashamba, nk'uko Dawidi yari ariyo, si uko aba atabazi. Yesu arabazi, ashaka kubarengera. Ahubwo urarengerwa gute? Biterwa nawe uri gusabira Uwiteka ingingo Yesu aza kurengere mu izina rya Yesu. Yesu ashaka kurengera ubuzima bwawe, kandi Yesu ashaka kugutabara. Yesu ashaka kukugirira neza rwose. Yesu ari mu ruhande rwawe. Yesu arahari. Usomye Samweli wa kabiri, usomye Samweli wa kabiri ibice 23 ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari kugira ngo ariko we yihagararira mu murima hagati, awurindiramo yica Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Yesu nashimwe cyane. Yihagararira mu murima. Aya ni amagambo Samweli yavuze. Yihagararira mu murima. Uwiteka araza aramuneshereza, aramutabara igihe byari bimugoye, igihe byari bimunanije, igihe yari afite ibibazo. Arangije Uwiteka araza, ageze muri we aramubwira ati ariko we yihagararira mu murima hagati, awurindiramo yica Abafilisitiya. Ni Uwiteka wishe Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Hari abaguhiza. Muvandimwe nyumva neza, mwene data nyumva. Wowe ufite ibibazo, wowe ufite abaguhiza, ufite abakunanije, ufite abakugoye, wowe ufite abashaka gufunga ubuzima bwawe, hari imbaraga nshaka kukubwira uyu munsi. Hari imbaraga Yesu agiye kwica, za zindi ziguhagaze hejuru, ziri gutuma urara utaryamye, ziri gutuma udashira so ku mubiri, ziri gutuma bavuga amagambo atari meza ku buzima bwawe. Izo mbaraga Yesu agiye kuzica, nk'uko yishe Abafilisitiya akamuhereza kunesha rwose. Yesu aguhaye kunesha, Yesu aguhaye gukomera mu izina rya Yesu. Data aguhaye ubushobozi, Yesu aguhaye kubaho. Were kwibaza mu ntambara urimo, umuntu atabarwa ryari, atabarwa byagenze gute? Iyo ari ku rugamba, iyo ari mu ntambara, iyo ari mu bibazo, niho atabaza. Uri gutabaza ute? Nanone biterwa n'uko utabaje. Kugira ngo Kristo agutabare, akeneye kugutabara rwose, kandi ashishikajwe no kugutabara. Ahubwo witwaye ute imbere ya Kristo? Nakunze umugabo umwe nasomye muri Bibiliya, aravuga ngo mbese Uwiteka umwami wanjye namuje imbere nde? Namuje imbere nitwaje iki? Ese natanga umubiri wanjye, natanga imvura zanjye, natanga ibyo ndunze, natanga oya. Yesu ntabwo ashaka, haleluya, leve sato time. Yesu ntabwo ashaka ibyawe bihenze. Ntabwo Yesu ashaka imodoka, ntabwo Yesu ashaka amafaranga, ntashaka urubyaro rwawe, ashaka umutima wawe gusa. Yesu umwereka umutima wawe, mwihereze wowe ubwawe, ubundi Kristo amanukire kugutabara. Ndagusabye mwene data, izere Yesu Kristo, niwumva aya magambo ukomere, ugarukira aho wari ugeze, kugira ngo Yesu agutabare mu izina rya Yesu. Amen.